kugira ryari ese kutaha agaciro ko ibintu nabakoreye ari ibintu by'ingenzi mwari mukeneye chere wakabaye uri kumushimira ako rero uburyo abatwimeye bari uburyo butumvikana rero ako ni gute butumvikana uziko n'umujura aje akakwiba amasafuriya n'amasahani wakimuka ukamuhunga natwe abantu bibye umwana utazi ikizakurikiraho nyuma ase mama ni gute ubundi mpunga abanzi banje aho kugira ngo noneho mpangane nabo ahubwo tureba nimbona mubona utse iki ni igihe cyo kubahwa cyane igihe cyo kuba surahangana nabo uwo mwana bajyanye we uramufite none se ubwo noneho ko tuvuye ahantu bazi ko twabaga uwo mwana tuzamubona gute umva nkubwire birasa byibura ko twari kuzabona bazamukuzanira bamugarura aho wari byibura twana bazajya kumushaka bashobora no kuza bafite ibindi bintu bashaka tukababona mukababona ngende umva ibintu biko ese ubundi reka nkubaze ubwirwa n'iki kuri guhangana n'abantu batagira icyo bahomba yegora ibyo byo ndabizi n'ubundi ikindi urumva ufite imbaraga zo gushaka kwihorera ku muntu utanazi ugiye uko umuntu agiye kwihorera acukura imve ebyiri wakabaye uri gushimira mama wawe mbese uri kuba nafashe abapangayi nkabakura mu nzu banyishyuraga amafaranga menshi nkakwimura ukumva ko ari umutima mubi nabikoranye nta mpuhwe za kibyeyi zirimo birasa uri umuntu mukuru ntabwo uri n'umuntu wakabaye utuma mfata umwanya ungana gutya nkigusobanurira ikintu kimwe ikindi nturi umwana sinanagukuriye mu mugozi mama ibintu byose nakoze nabikoze kuko nakubatse nyine kuko uri mama yego ngaho nsuzugura ariko niwo bifitiye inyungu twese bidufitiye inyungu ariko reba umuntu w'umugabo ungana nkawe kuba utari guha agaciro ibintu twakoze wowe urumva ufite imbaraga zo guhangana n'abantu utazi iyo ababyibura twari tubazi twakabaye twaragiye kuri RIB kubarega RIB ikabibakurikirana natwe tugakomeza dutuye mu mahoro none ntago tubazi byibura ngo tubashyikirize inzego z'umutekano no kubahunga bigiye kuba ikibazo mbese mama nyuma y'ibi bintu ni iki kigiye gukurikira ikigiye gukurikiraho ni iki ni ugushakisha abantu batwaye umwana ariko natwe ubwacu tuzi ko dufite umutekano niba inzu tutarabonye aho bapfumuye bataraje ngo bice urugi bataraseseye batarakwita fare ahantu ngo binjirire mu mwobo nayahe maro twari kuba dufite ngo twebwe ntibazadusanga mu nzu Dekora Kairi, please. Unakurikirana muri iki gitondo. Maka basi wamubera. Please ndakwinginze. Nicyo kikuzanya? Basi mubera maka ndakwinginze. Please. Ntago bishoboka. Hey, Maka. Kairi dekora. Maka niki ndakora? Ndakubaza uri gukora cyane muri iki gitondo Kairi. Maka. Urakurikirana muri iki gitondo? Ego byibaze nyine ndakurikirana mu gitondo. Urashaka iki? Urashaka iki? Maka, please nahubwe na ikintu cyakora kizure nawe urabizi, please. Maka ndagukunda. Ntabwo wamaze kunkuna n'inshingano zawe ntago ari zanjye sibyo? Maka nagore wawe. Ndavuze ngo manuka zirasikariye cyangwa nzi ko manuka utabona. Maka please. Please Maka, please. Akusubwo nkore cyo byawe. Maka ndakwinginze please Maka ntabwo nawe tutari kumwe ndakwinginze. Maka. Kise ni umwuka wahumeka. Please. Basi ibintu byose twacanye ndakwinginze. Ugira ngo sare na kimwe nibagiwe. Ugira ngo ari na kimwe nibagiwe Kairi. Basi mbabarira. Naragukoshereje. Byose biracyandi mu mutwe. Basi mbabara. So nawe rero ndi umugabo ufite umugore. Please. Maka nagara umugore wawe. Urongera kunkoraho. Ndakurenza runo rugo. Genda mbaga sugo ka Matibori. Uzgo kugeza n'isaha atarabyuka. ariko se Matibori wamuretse Mureka ibiki ariko shyira n'iki tubitse mu. Barire mubwire toni sibyo ugomba kwitonda ukamenya ko Matibori uriya adufitiye runini urumva Genda birambiwe rero ubyumve ko mbirambiwe. Ntabwo ari mabuja hano ku buryo nigwa mufata mama kugeza n'isaha ataranabyuka byuze ngo nakorope mu nzu. Ubu sizo bizabyigira kangahe? Toni wakwihanganye urabizi neza ko mbona zira amaporo z'ubutaka ntuze ko Matibori uzanoze Karine ndabizi neza ko azimuhaye
ndabizi nanjye ko aribyo dushaka hanyuma ngo mufate kuri yasi ese bwo wakwihangana bumukozi we mbwiza ukuri nawe njye mbyuka nkorope nkora ikintu cyose matibora aryamye nk'umumabuja hano wowe ushaka inka ryama nkazo subize ushaka inka ryama nkazo ugomba kwihangana nyine ugatuza urambirwa biragenda biteze njye ndambiwe agasuzuguro ka matibora ndarambiwe ubyumve ku buryo usigaye muri yangumva namujidura nkamukubita ariko bikamurenga wambabariye ukagira imana we sibyo ukihangana ko naguye gushaka inka ryama nkazo tureke matibora imbanze mukuru kira cyangombwa akimbe kujya mutwigara buno butaka imitungo tubi yacu umusekano nawe nazagaruka ese nk'ubu ngubu turi matibora nkomeje kumufata mama nabira ipapuro atabifite ko namwica ngiye nkamwireba amakunda afite ariko ufite ikibazo urumva ubu twagize imana dore wese wamenye ko ntuza birasana n'umwari babyaye ndabizi urumva rero ko matibora se ari amakuru atabarimo ahereza bahena buri mu kanya mu nguni kubona carine yagiyeyo naho yagiye none se amahirwe se kuri twe si amahirwe ubu tugiye kuba twisanzuye urumva tube twisanzuye tubyareho ngo nakuba ubundi se umugore twisanzuye ndi umuyaya wa hano ariko se wabaye uretse tukabona kiriya cyangombwa aricyo cy'ingenzi kiriya cyangombwa ntitukibona ko ibyo bizabirangira ntabwo ushaka kuba mama yakora urupangu wowe wihangana amatiburi ahora umwikurimo rwose amatora yagiye ikibazo gutera uri kunyumva ntabwo uzisike ikindi kandi ugomba kumenya byanze bikunze mu bantu tubana nabo harimo umugambanyi nubwo Clara yanyeretse ko atari we watwaye umwana ariko ndakeka ko na mama Rwera nawe atari shyashya nyene Clara simba njyewe ubundi byakabaye byiza niyo twimuka bari abakobwa bose bagasigara ariko wagira ngo bakwibaburiye yari kwemera ariko rero mama reka ngiye mubwiza ukuri sibyo buriya mama Rwera iyo bishakaza kuba yari kuba yaranagiye katagiye impamvu nuko nanjye nkeneye kumenya nyina zubwenge agomba kuhaguma akakwereka yuko ntacyo yishinja ahubwo wabambwira ngo arashaka kugenda ajya hese ajya umwana wanjye atarabona arambiwe ngo ibibazo biba muri uru rugo abirambirwa atabyikoreye uriya yagiye ku gise cy'umwana erega mama ugomba kumenya ko hari igihe ibintu bibaho bigatuma tunahubuka tukarenganya umuntu udafite n'ikibazo na kimwe muri ibintu byacu ese ko umuvugira ubundi reka nkubaze ariko arana mama Rwera baguhaye ko bavugira koko bariya n'abana wabyaye mama Rwera ntiyaje tumufasha mu rugo ntabyo uzi koko no se umuntu yabaraje kugana no kumufasha ubufasha burangiye bigenda gute nta nose twarangije kumufasha akiri umukene uri aho ngaho tegereza wumve gusaba uzamukiza se kutemeye gufasha agakira ubwo yari amaze guhomba ngo ukomeze umubembereze nk'umugabo mugenzi wawe umurinde gukorwa n'isoni umurekere muri kampani nanswe umukozi wo mu rugo uzi igiye gukurikiraho mama Rwera arambwira aho umwana yagiye njye ntabwo bishaka kuvuga ahubwo byakabaye byiza umumpamagarira njye akansobanurira ukuntu umwana ari we wari ushinzwe kumurera yarangiza akavuga ngo umwana yabuze bamutumye ariko ubundi uba wumva nta kagambane karimo mama nanjye reka biba byanshatse bizakomeza bigucange mumpamagarira bizakomeza bigucange rwose bira hari igihe cyo nkurankibaza niba uri mukuru niba ukiri umwana bikancanga nose wamumpamagariye paka kuri telefone baguciye amaguru ubundi bungo ngiye sinaherekeje abandi ngo ngiye kubyara nsigaye mbona birasa ameze nk'umuntu batamitse usanga baramurungiye nyine ugatenge kuko birasa arahindutse ntabwo ari gutya mbere yari ateye Maka kuki tumara please mbabarira sohoka please Maka ndakwinginze basi mbabarira Maka ndakwinginze Maka wakibutse byibuze ibihe twacanye ibyo bihe nakubwiye ngo ntabwo nzigera mbyibagirwa ntabwo nzigera nibagirwa ko wacinye ntabwo nzibagirwa ko wamemukiye Carine sibyo bintu bizarangira ryari Maka ntabwo bizarangira ndetse numva byibuze okay ndetse numva aribwo bizarangira okay nibyo ushaka okay go ahead ujya ngo se ndi bukubuze
igitangaje hano unamanutse nta nubwo waba wenda wavunika cyangwa ugakomoka mu gato genda pe ntabwo ndi bugutangire serious beta ko wapfa kugira ngo ukomeze kongorokera ubuzima go utagenda at least keretse ugiye nko kuri iriya bari kubaka cyangwa se ukajya kuri iriya hirya ukajya hehe hano nta kintu uri bube hey Let's go. Yindira gakongera sibyo. Yindira gato. Wenda ngiye uri kunsuzugura kubera ko ndi umugabo. Ariko umugore wanjye nagera hano. Naguranye. Mark, please. Mark, ndakwinginze. Mark, please. Ako ubundi reka ngubwire. Gahubwire. Ubundi buriya amatiba ariko kazi kagira umunwa. Kumuzi kunajagarara abameze nk'umusazi. Waretse tukabatesha umutwe, tukabajagaraza tukabasura mu nzu, ukaya ko amatiba atatubwira byose. Ariko uzi ko ibyo bintu byaba ari byo. Uramuzi? Uzi ko ibyo mbwira ari igitekerezo cyiza. Nta n'umuntu habe n'uyu n'umwe yamara atatubwiye buri kintu cyose. Nako umuntu amufata mama umwaka wanashira. Ariko nyine ntabwo ibintu byose kubita nk'inkuba sibyo. Ibyo nabyo nasanga twicaye tubipange tumenye aho tugomba guhera naho tugomba kugarukiriza kugira ngo ibintu bigende ku murongo kandi ibyo dushaka tubigereho. Ari ribi. Very good. Ariko nta nubwo birakara muri karyame. We turaza kwicara dukora inama nge nawe tupapangire neza. Yaba abe bahena abe matibori bose turabafite gutya urumva. Amahirwe bura dufite n'uwo Carine adahari. Yaba yagomba kwa Birasa akanagwayo. Je ndumva nta kintu cyadukerereza ahubwo turajya inama se kangahe. Aho kuvuga ngo reka mbasore hanze. Ariko wagenze gake. Waba wiretse. Ubu ubyo winjira mu nzu tubasora. Igitekerezo nyine ndacyemeye kandi gishimye. Kandi kubashakaraza ntabwo uri kutubasora. Hari utundi tuntu uteno zitwabakorera hano mu rugo. Ugasanga baracanganikiwe. Utagombye kwirwagura ngo musoke mugende. Ndabeshye se. Sawa nabi. Ariko urabizi n'ikindi. Reka nkwereke. Unyereke iki se ko wowe uri kumwe ngo nitware gake. Ibaza ko nitwara gake kubera. Ibaza ko nabahena ubu ngubu ewa cyakoze. Ariko urabizi n'ikindi. Ngiye kugera bitema turumbura muri aburi. Mbere ko ngiye gakira n'umuntu w'umugabo none. Hasi biki. Naga kubinginga ari kubabyutse ku mbaraga. Noneho basuzuma. Ndana nawe barakumva. Batanyumva se ngiye hasi ni wa. Wagira ngo amugani ibi ni njya byizane reka nze nzahangana nabyo kabisa. Niko se mada wigize nyir'urugo ku buryo ngo hamagara ukamara iminota 10 yose utaranyitaba ari nge nawe ukwiriye kurindira undi ninge. Niko nari nabanje gukaraba. Ukaraba se ngo byiburuke ku mubiri no ku mutima. Ako wundi nkubaze mama rwe harabura iki cyangwa harabura izihe mbaraga ngo uvugane umwana wacu yagiye. Nika ikibazo nuko ntaza ahantu yagiye. Ni gute se umbwira ngo ntago uza ahantu yagiye umwana w'uruhinja ntafite amaguru ntafite amababa ngaraguruka nta kuruzinda urambwira umwana w'uruhinja yivanye mu nzara agenda kare wowe umushinzwe umwana w'uruhinja wambwira ngo ndinda umuntu none namubuze. Nese Carine ningira uko imyoza. Uzagasuzuguro ke. Wongeye kwitwararika kuko ushobora kungwaho. Mama rwe ndasubiramo bwanyu ushobora kumbwira ahantu umwana w'umwari yagiye. Nese umwari yarambwiye ngo ni mukarabye. Noneho umaze kumukarabya ujya kumwandika ngo yumuke umuyaga uramuguruka. Karara niyo nari namusigiye nyine urumva atari imitwe wakoze yo gusiga urangaje igipangu kugira ngo abashaka umwana baze babone ukuntu binjira. Ko wari usose kuki utabwiye nyina w'umwana ngo ndagiye usigara ureba umwana.
ariko karara ya nyine yaraho cyangwa mubizeranyeho na karara ngewe ntumenyere muntako agatsinda nawe rumera nk'intama ntirunavuga uyu mutwe ubitse ibintu byinshi nukuri kari mu nyumve nukuri nta mwana wanyu natwaye we umwana yaragurutse akomona ubona musaza wanjye utaramuroze neza reba nk'ukuntu aje akagusezera akaguhututa izuba agiye mu kazi ahandi bana kesi ubwo urumva ubwo burozi koko nabukura ntiwamenya abona nawe ubwicaranye nta kintu cyakoze nyine wamuhayeho bukeya namuhaye urukundo agomba kunsoreza cyakoze ni byiza ariko nyine kubana n'umukunzi wawe nanone ku rundi ruhande nyine wenda ntabwo turatangira gushwana sibyo bakumanya buriya nyine iyo mutabana mugira nyine moment yo ukagira igihe cyo kwitekerezaho ariko nk'ubu ngubu tubana nyine mba numva nyine nta n'uburenganzira mfite bwo kumurakarira niyo naba mfite n'impamvu ntabwo ari kuba bimeze reka impamvu abantu babana uzi n'ukuntu burangiye mba numva bishimishije kubana abantu babana mu nzu girlfriend na boyfriend utubizo twa buri kanya babona hari ikintu byongeraho ku rukundo iyo uri kure ubona ibisitaza byinshi ushobora no gufuha ukavuga ati se maka umuntu w'umusore buriya arara wenyine buri gihe hakazamo utuntu nk'utwo ngutwo ariko ubu ngubu hibereye nyine ikibazo rero iyo muhorana ugira ukabihaga ukumva wamurambiwe ugatangira kwibaza se ubundi niwe hazaza hanjye cyangwa ndavuze ngo muzaza wanjye ujye unyuzamo ukamurambirwa I'm joking ndikugukinisha ariko nyine ndi kwibaza n'igihe tuzaba twatangiye gushwana ntabwo bizaba ni kubera se bigenze bite bigenze gute se ko ndabuje uwabaye ufite icyo kibazo kugarutse warakaye uzi ko kayire hanze ariko uriya mukobwa baramurozi uriya mukobwa agira ikibazo mu mutwe yarasaze mbabara umbwire waretse nkagenda nkakubita kariya gakobwa nkagasohora kurwana rega ntabwo ari wo muti w'ikibazo oya kayire muri iyi nzu ndamurambiwe ari ukwiye gukubitwa yakubitwa nanjye kuko nijye wamushobora neza nkamunoza oya njye namuhonda ariko buriya bakobwa tuba tuziranye mwana njye namuguhondera mbere ikintu nshaka ese arashaka iki ndashaka kuvugana na mama aramusobanurira iki baravugana iki njye ntabwo nshaka kavugana na mama nta nubwo nshaka ko babonana ikintu ngiye mbashakaho igitangaza nawe urabona tubyutsa nk'aho ubwo se n'urwawe wagera mukaryama wagira ngo ahangaha ni mu bitaro reka ni kwa mami ni iwawe uracumbikiwe kandi ujye ubyibuka neza erega nta n'isoni aho uzi ko abantu mudatekereza niyo wifata ukabyutsa bosi redi na bosi umwami n'umwami witekereza iki mu mutwe wawe mubabwire ikintu kimwe ndagira ngo ntege amatwi umukobwa turabona ibyo mbere yo kuvuga reka ngusaba akantu gato ugerageze kutubwira utagaragaza akantu k'agasuzuguro ku maso yawe uhengeka ku ijisho nk'aho ari iwawe vuga undeba neza kuko nturwaye amaso kandi udashobora kubikora ugende mbabwire icyo nshaka kubabwira murahitamo gukora hano nkajya mbahemba cyangwa mbirukane mutumeke muvanga ibi nibyo ni uhemba ndi mwebwe we nuratugabura ngo uraduhemba uragabura muri uru rugo se urahaha se byibuze ayo kudemba so uzaba yakuye he mbagabura se narababyaye ubundi
none se nyine ubwo uzaduhemba waratubya oya uri abakozi cyangwa muve mu rugo reka nkwaze ikibazo kimwe ibiryo wariye nijoro uzi aho byavuye wowe urangabura wowe nakabikubajije uzi aho byavuye ntiwataza amafaranga kubihaha ariko waje urarya none ngo uraduhemba wangabure se wowe none biriya byo wariye nijoro nta mazina imba nabirenda biri mu nzu yanjye aha ntabwo ari muri resitora iyihe urashinyika se urashinyika ikira reka nta soni uratinya ukansekera uzi ko washize amanyeko nk'amaryo y'ihene ko oh my god hey ubuvuze wala my god bisobanuye mana yanjye koko cyane umva nkubwire we bahema urongera kuvumbura urwo rwawe urumva none ndawuca akabera kubisiga gaha ndavuze ngo murakora hano nk'abakozi cyangwa mumvire mu rugo mugende ibyo rero kandi nababeshye ngo hano mufite ubushobozi nta bushobozi mwafite ngewe ko ngende umugabo w'isezerano muri rugo koko si biki iyo bisezerano ubundi se mumaze cyanga ubundi ikintu nkagisha hano n'igihe ushobora gutuma mwigira hejuru rukinze ari yanjye mama mukanga inzu ni yawe se mwebwe wowe kene yarakubeshye nk'impapuro ngo azikwanditseho nawe urajyaho azikwanditseho se bwaye urabizi neza ko atabikoze abikora se bikora gute yabitinyuka se umva ahubwo niwe nshaka kwirukana kuko acumbikiwe ni wowe nshaka kwirukana wabigerageje se undi wajya ukazinga imyenda ye nese kari umwana namutwara nkamushyira hehe nanjye nibyo niba se umwana waramutwaye wagiye kumuteka ngo ushobora kuba narabyaye marayika ubura akagaruka cyangwa umuzima akabura akagaruka ariko buriya mama rwe ntabwo uri umubyeyi ishyire mu mwanya ntabwo wakwishyira mu mwanya w'umwari igise cyariye noneho ugerekaho ko abandi babyarira amezi 9 umwari akaba yarabyariye amezi 12 nukuri ndabyumva ariko ntabwo ari njye njye urambwira ahantu uwo umwana yagiye hasoni urahavuga cyangwa ntabwo wavuga nese ko ntaho nzi reka kari uzi impamvu akiri kwigira gutya ni ukumukubita udushimwe kudusetsa abana ni ukuri carine ni ukuri ntabwo nzi ahantu yagiye umwana ndagukubita umugero urakwana n'iyo nso kuko ntajya ngo mbigenze gute ko ntazi ahantu uzi mama rwe nturi kureba ko birasaba nyibwirishwa ngo ushaka kugenda wowe kuzava kuhinjira byarakoroheye kuhasohoka bizakugora ushobora kuzahasiga umutwe ariko ni kuri nta mwana wanyu najya ziba kari mbabarira mureke ikimva imbere kandi njyewe nkubwije ukuri nutangwaho uzafunga ubibera muri uru rugo ushaka kugenda ugenda ujya he haguruka se cyangwa mu menone ubundi mwebwe ni mwebwe muri kumworohera biriya akaba bivuga ari nko muri ribu cyangwa se washyushye nk'amazi ukajya umusukaho yashya uruhande rumwe ahita avuga nk'umwana yagiye ibimenyetso ntabyo aho ibimenyetso bitari niheho umwana umuntu uramutumye nta nubwo nahamya ko bamutumye umuntu aragiye asize igipanga kirangaje kandi gifunga urumva atari ari kuri iyo gahunda byose ni birasa mwebwe nk'abakobwa mufite ukuntu muhanduringa ibintu njye nkomeje kugumana nawe numva ibyo ari kumbwira nashiduka nanakoze ibirenze ibyo ntekereza gukora nshaka rero musohoke mugende mushaka ukuntu muhanduringa icyo kibazo ave hano wenda bikemura kandi ngende nzana abashinzwe umutekano bamusobone neza umva mbabwire kuko naguma hano turakora ikintu kibi turamuzana abashinzwe umutekano ibyo bintu muri gutekereza nta kintu bishobora gukemura ibyo nese uramurega iki gushanuka kuza mu rugo atabihewe uburenganzira hano se ni kwani niwe kesi icyo ntabwo ari icyaha kwingingiriza mu gakabye simaka mbagenda asohotse urumva nkikingura umuryango kugira ngo nigende nsanga arahicaye nyine atangira kwiriza ndacyagukunda babareka ntabwo ndashaka kumva kuza hano yasinze atesha abantu umutwe agira ati pe mumbabare mukora icyo mushaka cyose kitari mu rugomo ariko ntazagaruka hano yego
turagikora. Ntekereza ko ibi bintu impamvu bikomeza kuba gutya ni uko Kayira azi ahantu utuye. Mwaretse tukimuka. Nimuke kubera umukobwa. Ko byaba ari byo. Nimuke kubera Kayiri noneho, especially Kayiri. Nese be aho kugira ngo uzakore ikosa nkubure cyangwa aha tuzatahe usange hari ikintu cyambaye kubera uriya mukobwa. Ibyikosa nakora byo kugira ngo mbone ibyo nibiba. Nta kosa nakora ngo ariko ntabwo nakimuka kubera ingegero y'umukobwa. Gusa nyine ku rundi ruhande ngiye rumwe Kayira ndamwumva. Mama Kayira aragukunda. Niba nkunda se nanjye nkunda wowe. Maka wigeze kumukunda? Doesn't matter. Yigeze kuba isi yawe. What do you mean? Maybe ko bisubiye uko byari bimeze. Yego. Oya, twatumuhaye icyubahiro. Turinde ikintu kwizira. kigaragaza ko ari wowe n'igiti. Tubiyore. Ndakubaza. Wowe n'iriya habara ryawe ndaje mbirukane. Nibwo ugiye kumenya bati bo. Waca wewe. Sawa. Iyo mitwe mwakiniwe na Carine ntabwo mwayinganya. Sawa. Ati bo. Ikintu kigaragaza ko impapuro z'inzu ari zawe zanditse ku mazina n'igiti. Ushaka kumenya se ukuri? Kunyereka nubwo ni unavuga unabigaragaza nuko. Zirahari. Ziri hehe? Zirahari. Ushaka kuzibona? Ngiye kuzikwereka nari. Zana telefone yawe. Ati bo. Baretse gatora telefone. Ikira dore ngiki. Gaho zinyereka. Iyi telefone rero mwaye. Ntabwo ngiye nzizana ngo nzikwereke. No. Kubera si kigo. Yego tuzimwa. Hande uzibe. Azinyakanje se ndumwana. Uzibe. Ahubwo ndifite no telefone ngende nzigire gute gufotore. Nari nta kibazo. But nothing for free. Nothing for what? Nothing for free. Atabuja ko yiza avuze iki? Ese muri rada. Avuze ko nta kibuntu gihari wa muginga. I like you. Sawa twagiye. 2020 cash nona kugira ngo nyine buzane impapuro ushaka kuzibona kugira ngo umutima wajye hanze mu gitereko. Thank you. 20 by'abanyarwanda samaganda cyangwa makongomani mbive ni yewe ya mu abanyarwanda ubundi wifata ukazibya abantu nkande uyu nguyu ni patana wanjye we patana wese yacice tukavuga cyetse nimba ari mikrofone yawe patana na rugi. Thank you. Dati mu 20 kubitunga 8 burya se ntayo. Oh my goodness ntabwo yabona 20 ukatwishyura none kwishyura mbese no kuvuga amafaranga yose ngatanya kwa nkaho uri gukora munoza ngeze turi gucirikanya ni mu 20 cash kandi fata 15 wane kugira indi nibyo tabasira amafaranga nayo 10 nayo 20 tugusabye haya no nayo kugura ikisurusero. Hari ikintu ntekereje ibi bireki aba bantu nabateka mutwe hari ukuntu abonye ngo batwara n'ifoto bakajyana hari bagapuritingisha siko babyita none bamufotora muri telefoni ye azijyane muri abateka mutwe izo mpapuro ntaza kweretse nawe amafaranga yawe yajyane yane rwose none kugira ubone ko njyewe mfite agaciro hano. Ntabwo nasubirana nawe. Ushatse kuvuga ngo dusubirane? Barabashye. Mama warabashye. Maybe ko nanjye nazabona undi. Are you serious? Subiramo neza ntabwo byumvise. Subiramo neza ntabwo byumvise. Mwana utekereze neza ntabwo mvuze. Uvuze iki?
No, Mark. Monalisa uvuze ngo. Mark uri kumbabaza. Uvuze ngo iki Monalisa? Uvuze ngo mureke. Uravuze ngo mureke. Urukundo mukunda rwatubona abakozi. Ikintu kimwe ntakora kugira ngo ntabwo kumara. Iyo byansaba kwicuma. Stop nonsense, okay? Gerageza kunkinisha. Wakurashika kunkubita. Hejuru y'ibibazo njye ntakuru wowe urashaka kunkubita. Nawe tuzi yego uvuze nabi ariko bro nawe urarengereye pe ntabwo uburakari bushaka gutuma ufata umukobwa ukunda gutyo ntabwo ari byiza sibyo ndabizi uri umunyembaraga urakomeye ugomba kwikontorora n'ubundi n'ibingibi Kayira ashaka ko mushwana ashaka ko mutamera neza na ejo nawe akazabona aho ahera no sibyo but say sorry I'm sorry. It was overreacting, but I'm cool. Babari. Yajyana amafaranga yawe. Okay, sawa. Sawa shize. Bamuhaguruka mu imbere. Cyane rwose. Yoza turakwinginga se wawe. Nongera kuza Uduburana. Uduburana. Wowe wifashishije iki? Bayina vejo. Twigenze. Bayina nakuduburuka ngo ngiriye. Vejo twamukinga. Aya ntabwo mpanga wowe. Kiga kile. Uzabaza. Reka murorishwa n'ubusa. Ibyo muri kubwira byose ngenda bafite. Ufite ne? Kandi rubonetse naza kubereka. Ariko ibyo wapanze bigapfa n'ubundi uracika intege. Kamba bamukinga. Hari igihe uzasanga muri yozo nkabakubitira mu buhiri mugapfiramo. Ndasigaranira. Ntabwo yarabikoze. Uri abahema mana yanjye. Nunyice. Ariko ninde mitegira haje. Gaki. Ugiye kuri data buja. Bakera. Mubabazi muja. N'ubuzima bwacu bwose. Nagura cyane ugenda wikananguka se ugarutse ufite amatuza no. Oya tubitekereje ko tugiye bwo gutekereza. Undi zamusuzu gutiki. Okay, bayashire. Yajohereza hano none nyabikoze. Ni telefone ye. Gohereza ku telefone yanjye se. Yashye ku telefone yanjye none ubu ngiye nkoresha 20 ari ku foto. Ariko rero tugera ifoto neza. Yaguze ubwenge. Boss mwiza. Gitangaza. 0 karindwi 8 nakabiri. Perezida yandikira. Ariko data buje wakugira inama ntoya ntiwayemera. Arayemera cyane. Amafaranga yakugeze. Aragisigaye. Bikambaze mugira inama nto. Genda ufotora. Naba ariko nandi ndagakongera. Ko tugarutse ku mutima mwiza ukaburi kuvuga nabi. Namahoro. No rukwanga. Sije wari ikibazo girana nawe. Awe ubundi watuje. Ujye wibuka amateka yawe kwe. Ugisubiza inyuma ukibuka jye nayo tora bwa mbere. Aryana byagenze bite? Warabyibagiwe. Tege umuntu arya gahaga akaryama. Bagirwa hahise. Hari igihe uzarya n'ibiguca mu kabuno sha. Koko. Ntuzabicishamo. Ntanabicishamo burya. Gaki bye. Mugira vafa se tugaruka. Mana mbabara akabifotora koko. Karo kujyana mu batekinisiye mwe badanje abandi bizi ikintu bita internet.
vayo hano ngwino ndi ngwino none se sheri biti ntabwo se wabyumvaga ntabwo nizeye ko amatwi nawe wari wayabanguye wari murumva ibyo nari kubidiringa nabo njyewe iyo urimo uganira na matibu na bahena mba numva nta kintu kizima nakuramo ko aba ari hasi hejuru ariko ushobora batinya we ntabwo ari ukubatinya buriya abana baradudubikanya ubugambo bwinshi bahanahana nyine kubera iyo uza nk'umuntu w'umugore wawe wumvishe abanyatatsi kure ntabwo ugomba kuza ukajya iruhande rwanjye bikaba bibiri kuri babiri tugahangana nawe reka nta gatuza nifitiye iyo uhangana nawe niwe ntabwo uzi ko mbona amatora azanagukubita wowe umunyana gukubita ukira kandi umurusha imbaraga ariko umutinya kure njyewe rero buriya ikintu wowe utazi nanga kugira ngo matibu arambwire amagambo menshi ko mba numva namwica oya atazica umwana w'abandi ahubwo mva nkubwire zumvise se ko nyine agiye gufotora urupapuro anciye amafaranga 20,000 ase buriya wowe urabyizeye ndayamuhaye nawe nabandira amafaranga ku bundi buriya wabyizeye umva kuva yemeye amafaranga barabifotora rwose aho urazi ko bakunda amafaranga bari nk'imbeba weretse ubunyobwa ariko imana imbabara bizana ariko nk'ubu matibu akaba bifite mu nzu ari ibye nk'uko abivuga matibu akaba bifite mu nzu ari ibye nk'uko abivuga binamwanditse uzi ikintu nakora ni uguhita nyine agafata abahena nijoro nkamuhambira umurungu mwadanje amaguru n'amaboko nkamupfuka umunwa nkamutamika n'utamara ku buryo atari bubashe no gutaka cyakose kabahena karatuzona urumva nkagahambira bya nyabyo matibo niba namufungira muri wese nimba namujyana nkamucurika amaguru nyabati kugira ngo amutere n'ubwoba asiga akambwira urupapuro bike akumaze kubona yuko kandi biri hano mu nzu none uzi ko buriya bahena ariwe mu kanyabwenge buriya kurusha matibori uzarebe igihe cyose iyo utangiye kuvuga garabuzwe n'iki kugira ubwenge ko karushye hahita hatangira ngo n'abateka mutwe ngo bibereka reka nabyumvaga nyine se numva ukuntu kazanye amategeko ariko rero ibi byo kuvuga ngo bafata buriya matibori ku ifaranga nshaka mva nkubwire rero unabona ni nk'ipusi buriya bagize rya batate ko nifite ibibazo n'ikintu cyatera amafaranga yaryo kuko nabo barabizi ko bariye bakayarya bakaheza nabarya amenyo nk'abacira ari basi akaba haguciye amazi kosa amazi ni cyakoze mbigusubiriremo buri ibintu tujye tubizanamo ubuseriye matibo warabaye ufite ziriya mpapuro ibyo kuvuga ngo bafata abahena ukamuniga ukagira ute hari uburyo bwiza mbanze ngewe ubuhe buryo se mvambaza wumvishe iki mama Rwera ndakubaza wumvishe iki nta kintu numvishije ntabwo unyumvishe uri kuvugira kuri telefone nta kintu na kimwe n'ukuri numvishe waje ryari niko nari nkizi umukobwa nkinguye nyine urugi rugahita ruvuga mama Rwera ntunyinishe ndakubaza bwa kabiri wumvishe iki nicyumvishe mvugira kuri telefone oya nukuri nta kintu numvishije mbona uko nari nje kukubwira ko ngiye nshaka kwigendera nshaka kwitahira dore mba mbona ibintu byose byarabaye intunzi ushaka kugenda ase mama Rwera igihe nari nkubwira ko ibintu bidashoboka kuko nta n'ubu ukomeje gutsimbarara ntabwo bishoboka ntabwo byakunda noneho dore n'igipangu Carine yatuzanye reba hano yatuzanye gusa washaka kumbwira noneho ko wavanga ukagenda oya birasangiye ntabwo najya nzira ibintu byo muri uru rugo nebera nk'ubu mu kanya bamaze kunkubitira ibintu ntazi iyo bijya ngiye ntabwo nagumiza mpanwa ku bintu ntakoze Carine nawe umwana mama Rwera ihangane pe ndabizi neza ko rwose ibintu biri kuba nanjye ubwanjye ntabwo nzi ngo ni ibiki pe ubu ndi kwibaza umuntu waba waratwaye umwana ambaze nk'umuntu watwaye umwana yamutwariye ikigo uyu mwana ni iki kintu yamutwariye kwera nese kubizi nyine waharetse nkigendera ko nshaka kwigendera ariko ngenda bizi ko atari wamutwaye mu maguru nyine reka nigendere bwira aba Carine nigendere none se uragenda ujya he
umwari yavuze yuko nta muntu n'umwe wemerewe kugira ahantu ajya umwana ataraboneka. None se uragira ngo ugende noneho babikugerekeho kuko mu rwego birasaba kandi kugira ngo baramutse babikugeretseho banagufunga. aho kugira ngo ngume mu muriro w'ahangaha mwarika nkigendera. Nta muntu n'umwe uri bwongere kugukoraho ngenda baha agasopo. Nta muntu n'umwe wongera kugukoraho. ubundi hari abahungu twajyaga dusangira inzoga kera bajyaga biba abantu akaza akabakubita ibinini abantu bagasinzira ubundi bakiha buri kintu cyose bashaka. Oya Tony, utazaha umuntu umwana abandi binini agapfira muri iyi nzu ugasanga abanyamaguru bayacuritse. Ariko ubwo bwoba bugize we ko ashatse kwica Carine ko ntabyize ubwoba nk'ubwo ngufi. Ariko ubu ngubu ndi kukubwira ibintu biri serious ntabwo ushaka impapuro se si ikintu kiduhangayikishije. Ibyo bintu urabyizeye ko byakorwa? Ndabyizeye se gusa hako kugira ngo wice umuntu munige no kumuheza ibinini agasinzira ukibyo ushaka byose ubundi tugakura inzererezi mu nzu hakiri kare. Tony, ibyo bintu urabyizeye ko byakora ibyo binini wabikura ese ubundi? Kandi nkubwiye ko tuziranye. Baracyabikoresha se? Haciyemo igihe ariko buriya wibye ahora ari gata. Umva rero nkubwire Tony. Nibyo bintu byizeye ko byacamo. Ngenda byizeye. Nta ngaruka byaduteza. Nibyo byiza ahubwo kurusha gufata abantu ukabaniga bakajya no kukurega ngo wabaziritse wagize iki bikaba kesi ndende. Sawa, reka mwizere nizere ko uzabikora neza ku buryo bigenda neza. Ahasige ducakaze no mu kimuno cyacu tuzacakaze. Ariko ubu mana nyagasani mati bori birayi papuro bikaba bimwanditseho. Uzi ibintu namukorera? Wewe uretse baze kuzana iyo foto turebe ko yari foto. Reka ubundi umuntu abanza akire ubundi kuba umuntu yakize byibuze Carine akaba avuye ahangaha gake. Akarana namwe. Wo kugira ngo agaruke ahangaha nta kintu umuntu arakora. Aza nturumbura cyangwa ngera nkwikagire. Turangiranye neza nzabo. Angira imbwa. Byacu bya birangiye menye Carine nagaruka hano utarabona mere papa. Ubwo no gushaka nzayo kodesha. Ikibazo rero uri kubyitwaramo nabi. Twaramo kandi namugire nyine. Reka tubyihute nk'ubu nahinze ko ugiye kubafata ukabatesha umutwe ukabasohora mu nzu. Ariko wabaye. Ukabajagaraza. Kuva yemeye kujya gufotorera icyambere cyo no kumenya impapuro zifite. Sibyo? Nindumara kumenya ko zifite ibindi diri zo zikomeza. Ariko twamaze kubona ikimenyetso. Ako nsigaye nanabona ubundi matibora arimo aradukirisha cyane ati. Kandi kuko burabona matibora ibaye papuro bimwanditse. We none se ubwo ntajye telefone yanjye. Reka tureka garuka ayizana yafotoye. Ibindi turabikora nyuma n'icyo biti by'ibinini tujya kubishaka niba ngombwa bituzuba rongera ndikunyuma. Sawa ariko umenye ko amafaranga atangiye kunshirana nanjye. Amafaranga zifite ikibazo cy'amafaranga y'ibite byabo genza bikurikirana n'umara ikibazo siko bimeze. Gusa nanone oya ahubwo n'ikindi narinje kukubwira nagira ngo abantu wizera bose rwose ureke kubizera na mama wawe uriya Carine nushaka ureke yewe nawe umwari umugore wawe murarana ku buriri nawe rwose nushaka ureke kumwizera. Gusa ni ikihe kintu wumva cyatuma ntizera umugore turana nyine ku buriri cyatuma ntizera mama wanjye mbyara? Na birasaba ngewe ubwanjye noneho reba nako mubwira ibintu byinshi nyine bimwe ukanabipinga kandi utuntu twose tuba twabaye ubundi ngewe mba nakubwijije ukuri. Mbwira nta kibazo. Reba nkabuno ejo bundi oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitadere iherezo